muri isanga muri Radio 10 ndetse na TV10 ni karibu. Gushimiye cyane. Abumvise rero ni president wa Rayon Sport ndetse n'umuvugizi wa Rayon Sport Ngabo Robin twakiriye. Muri Rayon Sport harimo byinshi byo basanze turi gukomozaho, hari byinshi biri kuri YouTube abantu batwandikiye, ndabona ari imitima y'ubururu n'umweru gusa iriho byo byiganje. Amushimiye Imana Diedone kugira ngo ni kuri YouTube aho gusa. Ntago wumvise slogan dufite se yitwa dukunda Rayon. Biri mu gihugu hose. Tuba dufite slogan imwe tuganira ariko slogan ari imwe. Dukunda Rayon. Ibibazo waba ufitanye na mugenzi wawe tubireke ariko tuganire twese tuvuga ko dukunda Rayon. So president ntabwo turi buze kubatindira rwose kuko mufite byinshi muri buze kutuganirira, munaganirira abakunzi ba Radio 10 ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport n'abanyarwanda muri rusange. Ubu ngubu tuvugana hashize amezi 2 n'icyumweru kimwe mutorewe kuyobora Rayon Sport, ko ndumva mwaratowe ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize. Amezi 2 n'icyumweru kimwe hari byinshi muba mumaze kubona muri iriya ntebe y'ubuyobozi bwa equipe nka Rayon Sport, umuryango nka Rayon Sport. Turagira ngo muri aka kanya mudufashe musangize abakunzi ba Rayon Sport uburyo Rayon Sport imeze, ishusho ya equipe muri iki gihe. Mwaje championnat yaratangiye irimo, hari ibyo mwasanze ikipe ikina, hari ibyo mwasanze nk'imyenda, hari ibyo mwagerageje gukemura. Mutubwire muri rusange uburyo mwasanze equipe, uburyo equipe imeze ubu ngubu, ku buryo umureya hari ashobora kumva ngo Rayon Sport yanjye aka kanya imeze irya, ihagaze irya. Murakoze. Urakoze cyane. Ni umwanya mwiza nyine wo gusobanurira abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abandi batanayikunda no banayitega amatwi bakayumva. Uburyo twasanze equipe uko imeze n'uburyo ihagaze. Ubundi ikipe y'umupira w'amaguru kugira ngo wenda ukore evaluation y'uko imeze, icyo uheraho cya mbere ni iki? Ni mu kibuga. Ni mu kibuga. Ibindi turabireba financial administration, ariko cya mbere nibaza ko ukigize ku mwanya wa 2 cyangwa 3 waba usa naho wibeshye. Ni mu kibuga ni intsinzi. Intsinzi rero twe turi ku mwanya mwiza. Ubwo nuvuga ngo tumeze neza, pourcentage y'intsinzi ishaka kugera kuri 50-60 tumeze neza. Ubwo tugende wenda muri office mu buryo bwa administrative nabwo ntabwo tumeze nabi. Yenda turaza kujyamo tubyinjire bitewe n'ibyo mukeneye kumbaza cyangwa n'abafana ba Rayon Sport bari buze kumbaza, naho ntabwo tumeze nabi. Icyerekeye na finance nabwo ibibazo bya finance ntabwo twavuga ngo ni byiza cyane, ariko ntabwo ari na bibi. Ntabwo ari na bibi kuko impamvu uvuga ko atari bibi birahari, ariko turi mu murongo mwiza wo kugira gute ukubikemura. So ndumva mvuze bitatu mu bintu bigize niba ari ubuzima cyangwa mibereho ya equipe. Ubwo muraza kugenda mugira ibyo mumbaza mumbwira muti yenda ahangaha muhagaze gute, ahangaha muhagaze gute. Gusa icyo nakwizeza abafana ba Rayon Sport nuko uyu munsi Rayon Sport ihagaze mu kigero kitari kibihagaze neza. Hagaze neza uko twayisanze imeze kuri ya nyine. Twasanze Rayon Sport twasanze Rayon Sport muri make imaze gukina imikino 2 yarayinganije. Dutangira gukorera mu gikari no n'inyuma y'amarido, ariko tugenda tuyizamura dutsinda kamwe 2 kamwe twahere kuri Gasogi turi muri rido dutsinda kamwe, tujya Rutsiro dutsinda kamwe, turagaruka tukina na Kiyovu titera 4. urumva. So tugenda tuzamuka. Uyu munsi ntabwo duhagaze nabi. Nibyo ntabwo muhagaze nabi. Mwasoje igice kibanza cya championnat, muyoboye championnat muri ku mwanya wa mbere. Navuga ko ntabwo byari byoroshye. Mwasanze umwaka w'imikino waratangiye, si mwebwe mwigeze mwiyubakira equipe, si mwebwe mwigeze mubana nayo mu gihe cya pre-season, ariko muzira hagati muri championnat ntibiba byoroshye. Ariko nabaza mwakoresheje strategy ki, mwakoresheje ubuhe buryo kugira ngo ikipe yari yatangiye nabi
mukomeze muri uriya murongo kugera ku munsi wa nyuma aribwo mwatakaje match gusa izindi hafi ya zose mwari mwazitsinze uretse match imwe ya APR mwanganyije. Tubwire izo mbaraga mwakoresheje mwabigenje mute, mwahuje imbaraga mute? Nuruvangavange ariko ubivuze neza, ni strategy, ariko iyo strategy ahishingiye ni ku rukundo dukunda Rayon Sport. Niyo mpamvu umuvuzi yatangiye avuga ngo dukunda Rayon. No kuvuga ngo iyo ukunda ikintu ukagikunda n'umutima wawe wose, burya ntago ku kigero cyo hejuru ntago kikunanira. So twasanze ikipe itameze neza nkuko turagenda dukemura ibibazo bisa nawe binakomeye cyane, ntago byoroshye. Reka wenda nkubwire na nk'urugero, niba tumaze amezi 2 tukaba tumaze guhemba amezi 3, urumva deza amezi tumaze arute tumaze guhemba, urumva izo ni imbaraga. Niba twarasanze equipe imaze kunganya inshuro 2, twamara kuyifata tugatsinda imikino igera mu 10 tutaranganya nanone, tukaza kunganya na APR tugatsinda marazuma, tugatsindwa umukino wa nyuma watubabaje cyane. Nizere ko ndabizi neza kanabariyo bawo byabababaje, ariko reka ibyo tubireke tugende mu by'imbere. So nta kindi rero no gukunda Rayon Sport byadufashije gukora ibi ngibi byose. Ni strategy dusanzwe tuzi, birumvikana mu mupira w'amaguru ntago ari ubwambe tugiye mu mupira w'amaguru. Umupira w'amaguru turawuzi cyane cyane no mu Rwanda, no hanze ntago tuzi cyane, tumva ku radio, ariko mvuze ko umupira wo mu Rwanda tuzi ntago nawe mbeshyi. So nicyo cyadufashije, ariko hanini dukunda Rayon, nicyo cyadufashije. Ibyo byose mwarabikoraga mushaka intsinzi, kandi navuga ko mwabigezeho ku kigero kiri hejuru, ariko nanone muza ibyo bibazo mwasanze harimo ibibazo by'ubukungu, by'amafaranga, by'imyenda Rayon Sport yari irimo. Ubu tugeze aha ngaha mugeze hehe mukemura ibyo bibazo by'imyenda mwari murimo? Ntabwo nibuka figures neza, ariko numva zari miliyoni 400 hafi gutyo niba ntibeshye. Mugeze hehe mukemura icyo kibazo kibirarane? Harimo ibirarane by'imishahara nkuko wabivuze, harimo ibirarane bya recruitment, harimo abantu mufitiye amadeni. Ubu ngubu situation actuelle imezite? Abareyo babyumve, ibibazo twasanze ni ibibazo bisa naho byagaragaraga nko byaturusha imbaraga, ariko ntabwo biraturusha imbaraga. Urumva tumaze amezi 2 turakemura ibibazo bimaze imyaka tuvuge ko ni myinshi. Umva n'uwafashe Rayon Sport mu myaka ine yarishize nawe yasanze ibibazo, natwe turabisanze. Icyo twagiriye turabizi ko ari kubikemura. Mu byerekeranye rero n'ibibazo bihari, cyane cyane bwa Rayon Sport igira ibibazo by'amadeni ya recruitment ndetse n'imishahara. Urumva ko tumaze amezi 2 twayibye imishahara 3, ariko none uyu munsi birigiye kongera kugira gute, igiye kongera kujyamo, sibyo? Ariko turimo guteganya none kugira gute kugira ngo twongere duhembe. Icyera cyane na recruitment zo zanatugoye cyane. Ubwo ibiri muvuga no kwa 12 no kwa mbere. Yego, uko niko kuri kugira ngo banabyumve rwose, kuko Rayon Sport ni ikipe y'abafana, ni nawo kudufasha kugira ngo tureshe kuva mu bibazo. Hanyuma recruitment mutaharenze murateganya ikiho wenda mbere yuko mukomeza no guteganya, kuko kwezi kwa mbere kurangira byibuze tumaze gukura mu kwezi kumwe. Turimo kubiteganya kandi turimo gushyiramo imbaraga nyinshi. Warukomereje kuri za recruitment? Twasanze recruitment zigeze muri miliyoni 135, sibyo Robert? 138. Twahise dukuramo miliyoni zigera muri 68 zo gukora kugira ngo tugabanye. Mwabonye ko pressure yabaye nk'igabanuka ho gatoya, nabyo twarabikoze. Ubwo dusigaje izo zindi nyine nazo bamenye ko zihari, ariko nanone turi hano umunsi kuwundi ngo dushake ibisubizo by'ibyo ngibyo. So numva ibyo nicyo gisubizo gikwiye abafana, nicyo gisubizo nyacyo cy'ukuri. Ibindi babumba ku ruhande ntago ari byo. Hari ingingo yavuze 3 kuri tapi mu kibuga, avuga kuri finance na administration. Ntakubeshye n'ubundi n'abafana ba Rayon Sport n'abandi badukurikiye babashaka kuri tapi mu kibuga tutanatinze rwose. Hari ikipe mwasanze nta mukinnyi mwari mwatangaza muri retour. Turi kubona abitwa ko bakora test, hari n'undi warayaje. Mutubwire icyo muteganya noneho kuri ekipe, ku bakinnyi muri rusange bigendeye kuri phase retour igiye gutangira.
ikibazo cyiza nanga baraza kumfasha. Twumvise hari n'abakritika ngo ikipe nka Rayon Sport ngo ntabwo ikwiye kuba ikoresha test. Yari ikwiye kubizana umuntu izi ukina gutya yarambagije tuvuge nk'urugero nk'ubu ngwe na tuvuge nka Ronaldo cyangwa se undi muntu ntabwo akorerwa test kuva ngo mugiye kumutestinga mu kibo umuzi kandi koko nibyo so buriya turebe uko ibintu biba bihagaze uyu munsi Rayon Sport impamvu binatandukanye nta nubwo urumva n'indi kipe yo mu Rwanda singiye kuzirondora amazina bavuga ngo bakoresha test oya bagura umukinnyi bakamuzana ariko reka nkubwire impamvu ya Rayon Sport ya test. Rayon Sport ni ikipe izamura tara z'abakinnyi ujya kumva umuntu aragwamagaye akakubwira atari ko nshaka kuza muri ekipe yawe ukina hese wowe urinda tigiye wenda nkina muri Guinea nkina muri cyiciro cya mbere ndi top scorer wa mbere ufite ibitego ukavuga wowe top scorer ni wowe urimo gusaba kuza gukina muri Rayon Sport ati we kubera iyihe mpamvu ati Rayon Sport ndayizi ariko ibyo akubwira ntabwo ugira gute ntabwo byemera nk'uko abikubwiye impamvu ni iyihe rero Rayon Sport ni ikipe izwi aravuga ati ngiye gukina muri Rayon Sport imyaka 2 nzaba naka nk'itara njyaho ngera so nizo mpamvu muri kumva abantu barimo kuza nk'uwaje wa Cameroon yarayaje nimugoroba nibaza ko Robin wagiye kumufata ni umukinnyi uyu urebye profile ye ubona ari nziza iyo wumvise naho yakinaga n'ibirimo gukora ariko kumva ngaje gukora ajewe nje muri test munyemereje muri test nuko Rayon Sport ari ikipe ishobora kumugeza kuri objectif yumva akeneye niyo mpamvu also abo impamvu rero wenda ngiye ku kibazo rumbajije uvuga uti ko nta mukinnyi murongeramo ese murongeramo ubuhe muragira gute uyu munsi hari umukinnyi umwe we tutazakoresha test azaza ku itariki ya 26 ariko abandi bari hano bagera muri 3-4 bose turabakoresha test turacyari muri test rero turacyari muri test kugira ngo turebe na Robin nawe yageze oya icyo nangiye kuba ubwira 26 niko cyumweru icyo nangiye kuvuga ku buryo igikombe cy'intwari azagikina nge ndashaka ku emphasizing kuri icyo kintu president yaravuzeho cya test hit na Ephraim tukibeshyaho bitewe n'impamvu nyinshi ariko hari impamvu zo gutuma dukoresha test nka Rayon Sport. President yaravuze ku nyungu z'umukinnyi na interest ituma umukinnyi aza muri Rayon Sport. None reka ngenge muri interest za Rayon Sport mu gukoresha test noneho. Icyambere test zaraduhiri kuki mushaka kudukura ku kintu cyaduhiri. Rayon Sport yazanye deficit rye muri test. Ntiyabaye rutayizamu utsinze ibitego tukishima munamugurisha menshi twebwe ariko turabariza abantu bababaza ntabwo ari twebwe twanze test yes kubariza abantu bari gusubiza n'ubundi okay Michael Sarpongo ntiyaje muri test Onana ntiyaje muri test ese Adama shushu w'abareyo abanyarwanda bose bakunda ntiyaje akamaro amezi 2 hanga atarasinya amasezerano na Richard yarayikoze Richard bakoze test na Basane yanyuze muri test kandi na Basane yanyuze muri test icyambere biraduhira twebwe nta mpamvu yatuma tubivaho biduhira icya kabiri twebwe hari ikintu dutandukanye n'andi makipe amakipe hafi yose yo kwisakoresha test hari izina rimaze iminsi rivugwa Fahad Bayo wenda president araza kugira ibyo avuga byo gusobanuka ku transferi ariko nekereza ko atari bunababwire ngo turamuvugisha turaza n'uyu nekereza ko ribu nkuko babwiye ati ku itariki zinizi hazaza umukinnyi nekereza ko atari bubidi we nta test azakora nta test azakora nangiye kuba urugero kuri Fahad Bayo ntimuzi ko yakoze test muri Young Africa none Young Africa ejo bundi ntiyari finale ya Confederation ejo ntiyari mu matsinda ya Champions League nese ko ikoresha test kuki Rayon Sport itayikoresha se n'abangoro kante barayikoze aho dutandukaniye rero twebwe dufungurira amarembo abafana bacu nitangaza makuru bakaza kubyirebera bakavuga ati ikipe ni yacu umuntu uri butubeshye mu nzove duhari ntabwo umutoza yamusinyisha cyangwa ubuyobozi mu musinyishe tureba izo kipe zo zirabihisha bagira amacamps bafungiranamo abakinnyi babo bagakoresha amateste ntibimenyekane Fahad Bayo kugira ngo ubone ifoto yari muri teste ni kwa kundi bakwereka bafotoye umukinnyi wabo ariko ukabona umuntu inyuma Rayon Sport ibyo siwe murongo wacu twebwe ni ikipe y'abaturage baze hariya tujajingire ku kibuga nicyo gituma abantu bose bamenye ko runaka ari gukora test ariko birasanzwe worldwide level ko abakinnyi bakora test bityo rero abayobozi binyuze kuri iyi radio basezeranyije abafana kuzana umukinnyi hatari president yamubasezeranyije abisubiyemo aravuze ati rwose
turamuzana icyo navuga rero wibagiwe mikoro nanjye nawe ya nuko Kanyuze yari yayimanuye nawe uramusumba niyo mpamvu icyo nagiye kuvuga rero nanjye ndi mu bafana ba Rayon rega buriya n'iri jambo perezida avuze icyiza nuko nari mbizi ko dutegereje uwo muntu ubwo abibwiye abafana rero nanjye umutima usubiye mu gitereko navuga ni perezida urakoze cyane perezida uwo mukinnyi uzaza ku cyumweru utazakora test akubutse he akina kuhe mwanya ubundi se mwamutubwiye niba mwararangizanyije buriya umuntu ahabwa ibyo akwiye guhabwa n'ibyo bamugeneye nibaza ko nta wundi iryo jambo mvuze ngo hari umukinnyi uzaza ku itariki 26 ntakore test ndivugiye hano nakwita ko wenda ari nka ni ijambo mvugiye kuri radio DC uri gutinya gapapu reka turekera aho ngaho uri gutinya gapapu wa nagapapu zijya zibatera ubwo agapapu hari n'ibintu bimwe na rimwe wenda byitwa gapapa atari n'agapapu nabyo ni mwashaka muze kutuze turi kubaza none se ntibyavuzwe ko nta kibazo ndabibasobanurira neza nage bamubakuye mu ntoki mugasigarana amavuta nuko byavuzwe ariko siko bimeze ndabigusobanurira nabyo uraza kubidusobanurira tubwire ko umwataka ni umutwe uzaza ku itariki 26 we nta test azakoreshwa nakubwiye ngo ibyo nibyo ndi buguye ni umunyafurika nibyo nakwigeneye yakinaga muri Afurika ni umunyafurika mu kihe gihugu ubwo se kurimo kujyanaho ntagiye reka duhita tujyana kuri Fahad urumva impamvu mananga gutanga amakuru yose uwo mukinnyi impamvu atazakora test birashoboka ko hari n'undi muntu waba agira gute waba mushaka so kuvugira hano ngo turi kuvuga ikinyarwanda ariko hari n'abatranslate bashobora gutranslatinga mu kindi burundi rurimi so reka tugarukiraho niba twese ndamukeneye ngewe rero kuba natanga room yo kuba yagenda cyangwa bikamfata izindi mbaraga ntakagombye kuba nkoresha uyu munsi reka tube turikiya se ko atari na kera ko ari iminsi 3 from today hiti reka tuze Robben yarakomeje kuri Fahad Bayo nawe wavuzwe cyane muri phase ruturu ni bangahe urebye biracyari uko nguko cyetse habaye wenda previ yindi tateganyije cyangwa tubonye impamvu yo kushyira muri muntu wenda kubera impamvu runaka dushobora kubona nko muri test tukabona hari undi muntu umeze neza ukomeye cyane twavuze reka tumubike uyu nguyu birashoboka ariko ubundi nibyo twateganije nabyo duteganya umuvuze reka tugaruka gatoya kuri Fahad Bayo wavuzwe mwaravuganye bigeze hehe mubishyireho umucyo kuko ni umuntu umaze igihe mu mitwe mu matwi y'abarayo cyane Bayo baramuvuze barongera baramuvuga namwe mwaramuvuze ariko twebwe ntacyo ntabwo twigeze tumukontakta rwose dufite abo twari twahamagaye ntabwo we rwose ntabwo jewe ibyo ntabwo mbizi iyo myanya umwataka ubwo avuyemo kandi muri gukoresha test bivuze ngo musigaranye imyanya 2 niyo izava mu bakora test yego igisubizo niyo kuko urumva niba umwataka umwe tumubonye dusigaje n'imyanya 2 ariko buri hari igihe umwataka ashobora gukina kuri akataka kandi akaba yajya no gukina no kuri winga kandi agakina neza muri abo ngabo barimo harimo ufite iyo character kuri 6 ko mu gihari tusanzwe tuzi Majaliwa nawe havuzwe gutandukana nawe nibyo ubwo mwamugiye kumusimbuza ugatandukana Majaliwa niba amaze imikino irenga nawuzi adakina iriya mikino urumva tukomeje kumwizera kuriya tubwira ko yavunitse twamubaza se uzakira ryari ati simbizi umeze gute se ati simbizi wabaza doctor umuvura akakubwira ati giye Majaliwa uko nkurikije uko muvura ibyo twarabibajije akakubwira ati Majaliwa wasigaje icyumweru kimwe ngakire rwose bimeze neza wahamagara Majaliwa ukamuguti bimeze gute ati minagonjwa tapona sikugani ati Messi Ju gasanga ni ibintu biri aho ngaho utakubakiraho ese ubundi perezida muramuhemba aracyamara n'umukozi wacu ikinyi wacu turamuhemba muramuhemba ya muri kontra babimo turamuhemba ariko nyine yakubwira ati Messi Ju kama tapona sikugani bimeze gute doctor yakubwiye gute ko yatubwiye gutya tubone doctor atariko nanjye ndigiye ugasanga situation isobanutse mina GCK ubwo se muzakora iki muratandukana nawe murakomeza mu muhemba amasezerano yarangira mu kwa 6 igisubizo ni ukuvuga ngo ibihe bitanga igisubizo mubwiye ko ibihe situation imeze uyu munsi reka turebe ibihe turebe icyo bizaduha gusa Efrem mbere yuko umuntu akomeza n'ibindi bibazo banze mbwira abantu ko tutari ku gitutu ntabwo turi kuri pressure kabisa
iyi transfer window turiho yo mu kwa mbere nta gitutu Rayon Sport iriho. kubera iki Kubera ko turi ku mwanya wa mbere 5 points clear. Turi ku mwanya wa mbere 5 points clear from the second club. Ikipe ya kabiri turayirusha amanota 5. iya kabiri iri kongeramo imbaraga niko twavuga we kutari ku gitutu. Oya nuko twebwe isoko ryo mu kwezi kwa karindwi twarariremye. Turiremba neza kubarusha. Icyo gitutu kiri ku ruhande rwabo twebwe ntabwo kugufasha. Bavuze ngo iya kabiri iri kongeramo imbaraga. Ese wowe ufite imbaraga arizo wakongeramo? wariye ukijuta wakongera kurya. Ushatse kuvuga ko iri kongeramo imbaraga kuko ntazifite. Oya ntago ayivugira. Yakubazaga wowe. Ushatse kuvuga ko ufite imbaraga. Yavuze ibiri ku ruhande rwawe. Ufite imbaraga wowe. Ndeka ngusobanura igisobanuro. Yego. Niba ndangije ndi uwa mbere njye ntabwo mvuga ko ufite imbaraga, ariko ibyo nagombaga gukora numva biri mu mwanya wabyo, sibyo? Icyo nari mvuze ejo abakinnyi batatu ubuyobozi bwasezeranyije abafana cyangwa se bwakomojeho ko ikipe ikeneye batanabaye batatu baba babiri, batanabaye babiri bakaba umwe, ikipe ifite ubushobozi bwo gukomeza gusunika kugera ku gikombe cya shampiyona. Dufite imyanya ine, batanabaye batatu baba na bane bitewe n'ibyo twabonye muri kiriya kibuga cyo mu Nzove. Niba abantu ntibastikinge kuri batatu ngo Rayon Sport nidasinyisha batatu bumve ko habayemo gufailinga kuri transfer window. Oya, Rayon Sport nta gitutu na kimwe iriho. Rayon Sport uwo mukinyi uzaza ari exact, ari deal exact, uwo nguwo turamufite. Hakaba n'abandi rero tugiye kureba niba babeza turabafata. Nidusanga hari mo gushidikanya dushobora no gukomezanya n'abahari. Ikipe yacu ihagaze ku rwego twifuza. Hanyuma ko muzongeramo muzanasezerera mu by'ukora hari ibyo ubuteganya, ariko ibyo uteganya si kubikora byose. Hari igihe bihinduka, ariko uba ufite ibyo uteganya, ubu planifiya ibyo ugomba gukora. Rero turimo guteganya gukora ibyo ngibyo, bishobora kubaho cyangwa bikarenga cyangwa bikanagabanuka. Murateganya ko harabo mwazasezerera? Twaranabikoze ahubwo harimo abakinnyi bagera muri 4 turimo ntago tubasezerera mu byo kubasezerera, turimo kubashakira uburyo nabo bakomeza kariyeri yabo. Hari abo dushobora gutiza, hari abo dushobora gushaka ubundi buryo tubaplasamu, ariko hari abo tutagikeneye. Ariko president muciye mu ijambo, nanjye kuvuga ngo ntamuciye mu ijambo, president muciye mu ijambo kuko hari izo arrangement zikiri gukorwa. Niyo mpamvu mwumva tutari kubavuga ngo tuvuge ngo runaka. Haracyari arrangement ari gukorwa kugira ngo babonerwe akazi, babonerwa aho berekeza. Hanyuma faze returi zaje gutangira, turimo nako muratangira no kubibona runaka yasinya twahisemo kutagira icyo tubivugaho. President muri abo ngabo Charles Barewe byaravuzwe ko mwamurekuye, nyuma bivugwa ko yanze condition mwashyizemo zo kuba aramutse agize ikipe asinyira hanze yabaha $5,000 by'amadolari nka Rayon Sport, ndetse atemerewe no kugira ikipe yo mu Rwanda asinyira. Ibi ya Rayon Sport na Charles Bare ubu bihagaze bite? Ibya Rayon Sport na Charles Bare ndibaza ko birimo kurangira. Nkuko bivuze twari twamugiye ko nta kipe mu Rwanda agomba gusinyira, kandi yagurwa n'ikipe yo hanze akaba yaduha amadolari $5,000, ariko yaradutakambira tugati rwose mureke nyine kubera impamvu zanjye bwite atabashe kudusobanurira rwose ntabwo nzaza mu Rwanda, kandi nta kipe yangura ngo ingure byibuze $5,000 by'idolari mbone icyo nsagura. Twege twemeye kumureka, gusa condition twashyizemo ko atagomba kuza gukina mu Rwanda. Twamuretse iyo condition yindi twayivanyemo. Hari ikibazo cyavuzwe cya Aimable Nsabimana mu minsi yashize, yigeze guhagarika imyitozo agera harongera aragaruka, ikipe isubukuye tuza kumva ko yongeye guhagarika, bikavuga ko hari amafaranga yishyuza Rayon Sport. Iki kibazo cyo mu kivuga hiki President? Aimable Nsabimana ni umukinnyi wa Rayon Sport kandi arakina. Butare mwarambonye ko yakinnye. Ako kabazo koko kajemo, hari igihe yigeze kumara iminsi ngada ataza muri anterinoma, ariko kwishyuza arishyuza. Nababwiye ko genda ari bunyire ku ruhande rw'ibihari, arishyuza nkuko nabandi bishyuza. So buriya mu muryango mu rugo hari igihe muganira ntimwumvikane ku byo wenda muganira, ariko uko byagenda kose mugera kuri resultat nyayo. So Aimable twaraganiriye, nawe namushimira cyane kuko buriya umubyeyi waguhannye, nawe umubyeyi nawe uziko nawe umubyeyi ushobora no kumuhana nawe ukamubwira uti papa bimeze gutya na gutyo. Icyangwa nuko mugera kuri
kuri resultat nziza so mwabure twaraganiriye tugera ku mwanzuro mwiza mwabure ameze neza n'umukinnyi wa Rayon Sport arimo gukina nta kibazo kirimo. undi wavuzwe ni Haji we ni na kera Recritoma za kera wari maranasoza icya Iraguha Haji cyo gihagaze gite nawe mwaraganiriye cyangwa Iraguha Haji nawe tumufitiye Recritoma nabaga ko twasanze mu Recritoma nyinshi kandi ubushobozi bwa Rayon Sport murabuzi ko bumeze nawe harimo dufaranga tumufitiye ariko nawe nkuko turimo tuyafitiye n'abandi turimo kuyashaka ngo tugire gute tuyamuhe kandi Haji wenda ndabona ko tuza kugerageza wenda kubikora mu byihutirwa cyane kuko wenda nawe asa nta nubwo na menshi n'amafaranga makeya nkuko n'abandi turimo gukemura ibibazo hari imigambi dufite hari uburyo turimo gupanga guplanifia kugira ngo turebe uburyo twagabanya ibibazo biri muri Rayon Sport Recritoma n'imishahara kandi ndibaza ko hari ukuntu biza gutungana hanyuma murakoze hanyuma Ephraim mbere yuko turi buze kugira ibindi bibazo wenda tubaza president reka tubanze tunyure turacyari mu byo abafana nabo bagenda babaza turaza kugaruka ku bindi bibazo wenda dufite hari benshi babajije ngo ikibazo cya bisi ya Rayon Sport icyo kiri kugaruka cyane ikibazo cya bisi ya Rayon Sport bisi yagarutse cyane na staff kongerera amasezerano Robertinho nibyo bibazo mbona biri kugaruka cyane ubwo wahera wenda ku cya bisi bisi nigeze kubivuga ko tuzatangira roturu tuyifite n'ubu gahunda iracyahari yuko tugomba kuba tuyifite hashobora kuzamo ampeshoma tukaba wenda tutayizana uwo munsi cyangwa tukanayizana mbere ariko mbwira abafana ko bisi iri mu byo tugomba gukemura mu gihe kitari kinini rwose ni ya yindi mwakoresheje ni ishya muzagura bisi ntabwo ari prestige bisi ni igikoresho tugomba gukora nk'uko tugura imipira yo kwambara nk'uko tugura baro nk'uko tugura n'ibindi bisi ni igikoresho tugomba kugira gute guha abakinnyi rwose bihangane hari igihe nyine upanga ibyo upanga ntibikunda nk'uko wabiteganije ariko icyo nabizeza cyo bisi iri hafi cyane ni ya yindi mwari mutunze byavuzwe ko mwasubije mu igaraje ni ishya muzagura bisi zaza bisi zaza hanyuma kuri Robertinho nacyo nabonye kiza cyane ngo umutoza mwiza mwamwongerera amasezerano ni bande nabibonyehora na CEO umwigeze kuvuga ko muzazana CEO simbura SG ntabwo bigihari ibyo nabyo mwagira icyo mubivugaho president abafana murabizi ko tubakunda cyane dukora ibyo tugomba gukora kugira ngo mwishime ariko reka mbivuge muri iyi nyito mwihangane mureke kudukorera ibiro tutari buze gushora mu minsi mikeya dukurikije ibyo twagiye dukemura niba mwumva ari bikeya turashyiramo izindi mbaraga ariko ntumpe ibiro 500 ngo mbyikorere denku reka mfateho 30 mbijyane mbigezeho mbijyana ngarure mfate 50 nabyo mbijyane ariko ni mwihangane turi mu mwanya mwiza wo gukemura ibibazo Robertinho ni umutoza mwiza turabizi ntawe utabizi ye Robertinho n'ubwa kabiri dukoranye 2018 twarakoranye dutwara n'igikombe turabizi neza ariko hari ibyo tugomba kureba hari kriteri nyinshi tugomba kwitegereza n'ibyo tugomba kuganira nawe bahumbure nta kibazo Robertinho turi kumwe hari uwanditse yitwa Damascene ati mutubarize by'amafaranga leta yabemereye bigeze hari amafaranga leta yabemereye nanjye nabimubaza reka nanjye mbimubaza yabisomye mu kihe kinyamakuru ngo leta yabemera amafaranga so leta twemera amafaranga buri munsi leta niba iduhaye ikibuga cya Stade Amahoro buriya leta ifite uburyo iduha favor kugira ngo natwe dukore yaduhaye Stade Amahoro ejo buri twayikuye amafaranga $120 eso kugira ngo aya mafaranga sa leta niba yagize mu ruhare iyo tuza kuba dukinira ku Mumena hakira abantu 200 cyangwa 1500 ayo mafaranga twakabaye tuyabona so leta rero ifite uburyo iduha mu mafaranga ni muri ubwo buryo nyine ntekereza ko yavugaga leta iduha umutekano aba baturage baduha amafaranga bakajya mu businesses yabo ubuzima bugakomeza bivuze neza cyane ntekereza ko yavugaga ibyavuzwe mu minsi itambutse ubwo mwageraga mu Nzove mugarutse benshi nyuma y'imyaka 4 ko leta bemere ko imyenda murimo ngo izayishyura kuko ndumva hari na bamwe mu bayobozi babivuze ko hari inzego zabahuje barongera baragaruka president wa bode ndumva yarabigarutseho ntekereza ko ari cyo yakomozagaho icyo ntikigeze kibaho icyo kintu rega ibivugwa byose
hari ibintu bivugwa byinshi ariko iyo ugenda uhuza yewe ntaho nzi no muri iyo nama wari ukomojeho nanjye nari mpari na MC wayo nta muntu ndabiguhamirije ko nta muntu wavuze kuri ayo mafaranga ekipe yacu ahubwo uyu muntu byanditse yadukandi akayenyeri ko nawe ari leta ese iyo uvuze leta hari ikintu nawe ni umunyagihugu nawe ni leta batera agastori gatoya kagufi k'umunota umwe kera ndi muto cyane hari ikigo cya leta cyitwaga TTP cyagabanyaga abantu amasambu abantu bavuye hanze ibintu nk'ibyo bazaga gutera borne rero mu bakaritsiye uyu nguyu isambu ye arasigaraniye iyi ngiyi tugiye kuyiha abaturage bavuye hanze rero umuntu wazaga gukata ibyo bibanza bamwitaga sinibuka izina rye yabaga Kicukiro afite imvi rero twumvaga ngo leta yaje gutera amaborne tukagira ngo mugabo niwe leta rero leta ni twese CEO ariko ntacyo wagikomojeho ko nabonye na CEO dufite director executive witwa Uwimweririane urimo gukora akazi ke yewe mvuga ngo neza yavuye yakoze iby'umupira arabizi cyane abikoze imyaka 18 narabisobanuye uyu munsi ntago turi mu mwanya mwiza wo kuzana CEO niyihangane igihe tuzatumaze kugura imigabane tumaze kwishyira ibyo bintu byose ku murongo ariko uyu munsi akazi dufite yenda dushobora gushaka vuba wenda SG ariko uyu munsi si wowe turacyafite byinshi tumubikiye byo azaza gukora kuko uyu munsi office yacu imeze neza rwose reka tugaruke ku bibazo byacu ubwo wenda ibyababaza nabyo babyohereza turaza kubibabariza perezida wabaye nk'ubikomozaho mu minsi yashize byavuzwe ko Rayon Sport yifuje umukinnyi witwa Byiringiro Lag ndetse unagaragara i Kanombe uri kumwe n'umugabo witwa Mushimire abantu bati wagiye kumwakira hashize amasaha make twumva ngo Lag ari Kacyiru yasinye ikipe ya polisi abantu baravuga bati Rayon Sport ubushongore n'ubukaka bwayo niyo gupapurwa umukinnyi na polisi byitwaga papo hano mu banyamupira baravuga ati Rayon Sport irapapuwe Rayon Sport yabuze amafaranga Rayon Sport yaganiriye yarambagije polisi irasenyesha iki kintu gishyiraho umukinnyi ariko rero iki kintu rero yatewe gapapu na polisi uburyo perezida ari bugisobanure ntabwo umuntu ngiye gufata ku kibuga cy'indege twageze no ku kibuga cy'indege ataramenya uwo tugiye gufata kuko twagumaga kuvayo tugakomeza n'ubundi ariko kameme tugeze tumutegereje mbwe tutegereje Lag ati Lag araje nawe ntabwo yabyumvaga nawe mu bundi buryo atese waretse tukamusingisha navuga Lag amazi iminsi adakina hafi amezi angahe ntabwo nzi uko ameze muri iyi minsi ntabwo nzi uko ahagaze Lag araza turamwakira amaze kumwakira namaze ariko Lag bimeze gute ubundi wazaje gukora test muri nuko ndamubwiye wazaje kureba niba dushobora gukorana ariko nyine abakinyi bafite ukundi indi wenda baba bafite kandi kantu baguhishe nkuko n'umundi muntu wese ashobora kuba bifite Lag ntabwo twigeze tuvuga ngo ngiye kumusinyisha no Lag turajyana tumugeza mu rugo nagombaga kongera gusubira kuri airport gufata undi muntu nanone cyo nafite abantu ugomba gufata none nsubira kuri airport umbwira Claude namugezi we ariko nyuma yo kugera kuri airport kugaruka inkuru zambanye nyinshi agapapu ibiki byose ntago Lag namuze iyo nza kuba nshaka gusinyisha Lag ntago biba byaragenze kuri no ngo Rayon Sport ntiyashakaga Lag yigeze ikora approach yo gushaka Lag no munsi n'umwe kuko Lag nijye wamufashe byo bibaye kiri mugezi wanjye mugezi wanjye turicara tuganira gatoya mbwira Claude namujyane aho yagombaga kuba ari so nyuma y'iminota y'isaha imwe nibwo numvise byagenze gute byanungwe nkuko byabatunguye ntabo mufatanya kuyobora Rayon Sport bo baba baramushatse wenda bikaba byakwitirirwa Rayon Sport niba abo dufatanya niba nige president nkaba nagiye gufata Lag n'abari bo mushaki bagombaga kunyura kuri ngewe hanyuma wenda tugana no ku musozo wo mu kibuga tujya n'ahandi tugaruka no ku bitekerezo n'ibibazo by'abafana Robeni mu minsi ishize avugaga ko mu bazakora test harimo umunya-Brazil harimo umuganda harimo umunyakongo Kinshasa yaraje harimo umunyakongo Brazzaville n'umutanzania niko bikimeze cyangwa byarahindutse hazaza n'abandi ukuntu rero ibi bintu bya test bigenda umu agent aproposa twakiriye ama request yo kuzana abakinyi barenga 80
aba agents bo mu bihugu bitandukanye nabo tudakeka ukumva umuntu uri mu Cabo Verde muri Cape Verde arashaka kuzana umukinnyi ikintu kiba ureba profile nka equipe okay urashaka kuzana umukinnyi ariko umukinnyi ni gatiki nahoze numva mubitebyamo hari wari watuzaniye umunyezamu use twakwemera gukoresha test umunyezamu umunyamahanga ngo bimara iki hari ureba profile ukavuga okay tubijyanye n'imyanya dukeneye twamukoresha test turebye profile y'amakipe yakiniye uyu yaza tukareba tukagenda dukora kuyungurura abo bakiriro abo bagiye bavugwa sinzi uhabavuze ibyo warusomye izo nationality sinzi uhabavuze ariko ntabwo byaba ari igitangaza ko muri abo bakinnyi barenga 80 baye proposed kuri Rayon Sport haba harimo izo nationality gusa ubu muri mu myitozo dufite mu Brazzaville dufite umunyekongo Kinshasa dufite n'umunya Tanzania haraye hahageze umukamerune ahubwo reka mbonereho mu Brazzaville ninde ndetse wigeze nabo bana imbavuga amazina mukora ubushakashatsi bwanyu narababwiye ntabwo tuvuga ku bakinnyi batari abacu abakinnyi tutarasinyisha nta kintu na kimwe tubavugaho icyo nari ngiye kuvuga ahubwo mbonereho profite mpamagarira abareyo kuza mu myitozo yego abareyo muze mu myitozo dufite imyitozo ifunguye kuva kwa kabiri kugera kwa gatanu abareyo muze murebe imyitozo hato utazajya uvuga ati ariko runaka yakaba yarasinye cyangwa runaka kuki yasinye ngwino mu myitozo twese dufatanye kujajinga umutoza afite ijambo rya mbere ariko barabizi n'uburyo Onana yasinye twamukomeye amashyi bucya yasinye amasezerano kwinjira n'amafaranga 1000 si amafaranga menshi ikindi imyitozo iratangira uyu munsi saa 9 muze duhurire mu Nzove kwinjira amafaranga 1000 si menshi ikindi cyajyaga kiba ikibazo uyu wasana arakora cyane arakora niba uvuga uyu mukamerune warayahageze hanyuma abantu bajyaga bicirwa n'inyota mu Nzove ubu ngubu byakemutse icyo kunywa cya Skol ubwoko bwose cyane Skol laga burya niyo mufatanya bikorwa wacu muri football ariko ubwoko bwose bwa Skol icyo ushaka cyose kiraba gihari icyo kurya amabrochette birayi bitoki ibintu byose ubu twabiteguye muze duhurire mu Nzove mu kanya saa 9 tunaramukanye tumaze igihe nta match zihari natwe turaba duhari ariko nshaka gushimangira umbabarire agira mikoro gato ya president murakoze cyane ntago menyereye mikoro ndashaka guhamagarira abafana mu nyumve biratunezeza nk'abayobozi banyu biratunezeza nka komite biratunezeza iyo tugiye tugasanga ku kibuga cya Ntare hari abafana ni muze impamvu mbisubiyemo ni yihe buriya mu byemezo dufata harimo pourcentage y'abafana iyo tugiye gufata icyemezo runaka tubanza kuvuga ngo abafana bo barabivuga iki ntabwo tujya tukirengagiza ni muze murebe abo bakinnyi ni muze twigire muri ambiance yacu nkuko byari bisanzwe n'icyo gihe umuntu mutagifite ngwino winjire nta kibazo upfa kuba uhari ntabwo wavuga ngo ntabwo ufite igihumbi ngo unanirwe no kwinjira ni muze rero turebe imyitozo naho bakinnyi tubashe kubahitamo twumve n'ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo byanyu bidufashe gufata decision abafana baketseho kubura igihumbi president Brighton ukani nawe wavuzwe na Vianney Sekajogo bite byabo ngabo nagusubiza giye Bright Anukani Vianney Sekajugo n'abakinnyi batari aba Rayon Sport nabo barifuza gukora test oya niyo mpamvu nyine mutarimo mubabona hanga rwose abakinnyi tutarasinyisha ntago tubavugaho mu bitwemere erega aba bakinnyi bari gukora test urumva bafite iminsi mikeya ejo twari turi mu nama muri Ferwafa gutanga information n'icyo binatwaye no kuvuga abakinnyi turimo gukora barimo turimo gukoresha test abo tuzashyira muri system tushaka license bazakina kira gikombe cy'intwari so tugomba kubashaka vuba rero kugira ngo bazadukine igikombe cy'intwari none n'ababafana bazaze twizeye ko tuzakina neza muri demi finale tugatsinda polisi tukajya kuri finale hanyuma nanone bazaze birebere nabo bakinnye hanyuma tuzabazaje muri champion nabo babazi mbere yo kujya ku bindi gato no ku ikipe y'abagore bihora bivugwa buri munsi iyi komite iriho umenya hari y'abagore zayikuraho ntabwo kandi iri gusinyisha kwisoko nacyo ariko muracyumva kiravugwa biravugwa reka nyitange tugize amahirwe tukababona muba mugomba noneho kubyivugira mwebwe apana ibivugwa hanze ekipe y'abagore ni ekipe twebwe dufasheho dushyizeho imbaraga nyinshi ntago rwose tuvuga ngo turayirebera hariya ngaho hari ikintu cy'inyongera oya dufite ekipe y'umupira w'amaguru y'abagabo n'iy'abagore ndetse mu gihe kitari kinini tugiye gushyiraho komite y'ikipe y'abagore ifite imbaraga nyinshi ifite imbaraga ku buryo
bazajya badufasha mu byo dukora ntabwo bizavuga ko wenda abaye twege njye ni perezida wa association Rayon Sport turashaka gushyiraho abayobozi b'ikipe y'abagore bafite imbaraga kandi bashaka nuko mwashyizeho komisiyo zindi zinyuranye agomba gushyirwaho structure mu gihe kitari kinini rwose tuzatangira phase ruturu abo bakoze abayobozi twara bashyizeho junior y'abahungu kwe iri gutsindwa cyane byinshi uzayongerera imbaraga reka icyo gisobanure twagize ikibazo cyo kuba twamenye ko under 17 izakina habura ibyumweru bitatu ngo champion itangire under 17 ntitwabona umwanya wo gukora selection urumva mu byumweru bitatu ntago waba uzengurutse igihugu cyose ushakisha abakinnyi beza kurusha abandi byabaye ngombwa ko umutoza wacu Mbungira ashaka abana bahari i Nyanza bakina umupira akabahuza ni ikipe nakwita nk'ikipe y'ikigo reka mbisobanure gutyo abana basanzwe bikinira n'ukwirwanaho ariko icyo bidufasha niki twe gusigara Champion y'u Rwanda y'abatarengije imyaka 17 nta deuxième division ibaho ngo nidutsindwa tuzamanuka oya ahubwo umwaka utaha tuzafata umwanya champion ya 17 irangiye tuzenguruka igihugu dushaka abana y'imyaka 15 bashobora kuza bakatanga noneho wa musaruro twifuza wo ku rwego rwa Rayon Sport ariko ubu ntimutuvebe ntabwo twigeze tubona umwanya rwose under 20 twitwaye neza under 20 twageze mu equipe ane ya mbere dufite gahunda yo gutwara igikombe uyu mwaka ubu mwamenye ko under 20 ejo buri twatsinze 9 ba Jesus na ba Petit Messi barimo barabimariramo baragenda cyane na ba Seri under 17 turi week turabyemera pe ariko umwaka utatu zaba turi beza kurushaho uburyo twaba tuyifite tukabagira niyo experience yo kwigira umwaka utaha ikipe ya Mbungira bikomeye kurusha uko tujye ku bindi wenda n'ibindi biza kuza by'abakinnyi turabyakira wakomoje ku kabari ko mu Nzove Perezida mu minsi ishize hari ibyavuzwe ko wari ugafite ngo yambuwe amasezerano yari afite witwa Gatete ndetse ngo no kugaburira cyangwa se kwakira ikipe ya Rayon Sport bite by'aya masezerano ni ukuri koko mbere kugira igisubizo ntangaho ngaho ngiye kongera kwibutsa abareyo siroga yacu dukunda Rayon dukunda Rayon ntago dukunda ibyo tuyishakamo ahubwo twige dukunda Rayon hari umunyamakuru ugeze kumbaza ngo uko nari ntaraba umuyobozi ngo urebye ngo amafaranga umaze gutanga muri Rayon Sport ngangana gute ngo ugereranije ndamubaza ufite imyaka ingahe arayimbwira ugereranije nawe amafaranga umaze gutwerera ubukwe abakoze ibindi birori byose wowe nangahe kandi utaranarongora aburi cyo nsubiza so rero iyo udakunda mbabare kubivuga gutyo dukunda Rayon iyo Rayon Sport yigiyemo ukajya mu byayo wigeze kumbaza ikibazo urambwira ngo ni iki kiri kubafasha kugerageza gusubiza ibibazo nakubwiye ngo nuko dukunda Rayon iyo uri mu bintu bya Rayon utayifite ku mutima ntago bigenda neza yabo ubucuruzi yabiki habamo sacrifice habamo cya kintu cyo gukunda Rayon nyine so icya Gatete rero Gatete aho kababwira imvune imvano ya Gatete tujya kwakira umukino wa PL nibwo bwa mbere tugiye kwakira kuri Stade Amahoro twabigize ikintu kinini cyane twagize event nini pe kandi mwarabibonye twuje stade so Gatete yashatse uko niko kuri yashatse kujya gukomeza ko kazi yari afite ngo mu Nzove ashaka kugabura no gukorera ibintu byose bihabwa abazaba baje kuri Stade Amahoro ibihumbi 45 ariko turareba ese Gatete afite ubwo bushobozi ese bushobozi niba bufite arabyemererwa n'itegeko turamubaza Gatete ese ibi bintu ukora byo guteka n'ibyo ubifitiye ibyangombwa Gatete atashwe tumusaba lisansi tumusaba ibyo tugomba kumusaba dusanga nawe umwe Gatete muramuzi dusanga nabyo afite so mu bushishozi bwacu ntago nagombaga gufata abantu bangana kuriya ngo bajye kugaburwa n'umuntu udafite experience rimwe na rimwe uze no gushaka umuntu bimukorera so buryo yikorera ibintu uwo bikora nyine dushaka umuntu uzi ufite restaurant ufite hotel abantu bafite amahoteli bafite ama restaurant bakora ko bafite n'ibyangombwa byabo nta kibazo cyahereye ukora ibyaza nta ikibazo cyahereye none ako kazi ko muri Nzove ntago twageze tukamwambura no kuko byo byari ibintu biri aho ngaho biciriritse bitagize gute ariko tumaze kumubwira ko akwiye kuba ari akora ibintu afite ibyangombwa nk'umunyamwuga nabiriya nabyahita siko byagenze byahita bireka so rero niyo mpamvu nababwiye ngo twebwe
umuntu ushaka kujya muri Rayon Sport ijye muyikunda. Perezida kwakira match ya APR yari yapanze ibintu bine yifuza arabitwibutse ntabwo nshobora kuba mbyibuka neza ariko mu byo yari yapanze hari muri izo ngingo enye mu nama zose yadukoreshaga harimo hospitality kwakira bari abantu 45,000 neza tutabakira neza iraba ari failure nuko ngo ibintu byose twakoze biraba bipfuye yari ingingo ya kabiri rero ya mbere yari kuzuza stade wumve none amafaranga ko nayirengagije kuko n'ubwa mbere tugiye kuzuza stade iya kabiri ko nujuje stade abo bantu bakiriye neza twakoze amanama menshi cyane mbere y'uriya match tugomba kwakira abantu neza. Iya gatatu yari yo kugira gute gutsinda urimo kubyumva izo ngingo twagombaga kuzigeraho. Iya gatatu nitarakunze neza ariko izindi zagize gute zarakunze ntago zari bukunde neza. Rero iyo nza gufata umuntu utari professional akajya gukora ibyo atazi tubivuge tubivugisha ukuri. Hari umugabo mu minsi yashize twageze kuganira ahangaha yitwa Sadat Munyakazi yatubwiye ko Rayon Sport hari iby'imurimo ashaka ko muganira n'amafaranga miliyoni hafi 100. Icyo gihe ndumva twaraganiriye nawe perezida kuri telefone uri kumwe na Muvunyi mu gihe cyo mubitubwiraho. Sadat mwaramwishyuye ubu ngubu abanyate na Rayon Sport yari umuntu mwana tubwira ko uwo mwataka mushaka cyo gihe mwatubwiye ko mushaka umwataka ngo utabaho muri aka karere ndetse Muvunyi muri kumwe navuga ati mu mafaranga yo kumugura ahubwo na Sadat azatangaho ati nawe tumukeneyeho inkunga. Sadat mwaramwishyuye cyangwa se mwaraganiriye byaje kurangira bite? Urakoze. Usibye no kuba perezida wabaye perezida wa Rayon Sport yishyuza perezida wa Rayon Sport tuvuge ko n'iryo deni rihari tuvuge ko rihari uyu munsi rihari mpereye wenda njye natangiye kujya muri Rayon Sport cyane yenda ntangiye gukura ku bwa Ruhamyambuga bavamo abitwa ba Rumongi Sharire abo bantu bose baje kwishyuza Rayon Sport. Niba baje kwishyuza Rayon Sport ibyo baba barashyize muri Rayon Sport sibyo mwumve neza icyo kintu gisobanure neza. Rayon Sport yasigara ku izina gusa nta kindi yabifite yaba management yaba finance yabiki. Noneho rero iryo deni rya Sadat niba ari nahari niba ari nashobora no kubyishyura perezida ntabwo byashoboka ngewe ubundi tafite n'ubushobozi yenda nk'ubwo yenda nanjye bwanjye nishyuje amafaranga amaze gushyiramo sije katari ubwa mbere ngiye muri Sport n'ubu nabagamo. Noneho rero ya mafaranga yo yishyujwe n'uwabaye perezida hita ushyiraho koshoni maka ako kanya nyinshi kandi shyiraho utubazo twinshi ugenda ugere aho ugomba kugera. Urimo kubyumva niba ayo mafaranga igiye kwishyuzwa n'umuyobozi wabaye perezida wa Rayon Sport akishyuza perezida wa Rayon Sport niba iryo deni rihari genda ushyiraho koshoni maka ububazo ubugeze nk'iriya kuko icyo gihe Muvunyi ntaza kuza kwishyuza abo bose ndavuze baraza bishyuze. None ubwo n'aba perezida noneho abari hasi y'aba perezida noneho ba Maritini ba Prosper bande bose icyo gihe Rayon Sport so aho ngaho numva igisubizo numva nkigwaye navuze ngo niba ari nahari Okay. Mu minsi ishize twabonye mutangaza Forza ku masezerano ibaha amafaranga ya prime. Twari dusanzwe tuzi ko hari indi company mufite mu nambara ifitanye ikora n'ibijyanye na betting. Amasezerano ya Forza mezate amasezerano ya Forza ntazabangamirana na ya Chop Life. Badeka perezida mufashe dufite amasezerano na Chop Life isanzwe mu muryango wa Rayon Sport ariko ifite amasezerano agarukira kuri jersey no kuba branding ku kibuga ntago harimo exclusivity itatwemerera kugira abandi bafatanya ibikorwa bari bose dukorana. Hanyuma amasezerano ya Forza ashingiye kugupusa mu gushaka insinzi ya Rayon Sport ni kuri prime niho ashingiye. Ni ibigo bibiri bikorana na Rayon Sport mu buryo bukurikije amategeko kandi bitagongana kuko ntabwo harimo exclusivity yandi ivuga ngo ubwo mpari nta wundi webereye kwinjira akora ibi nibi byakozwe mu buryo habayemo ubushishozi bunashingiye ku mategeko.
ariko perezida umuntu yibaza ukuntu mukorana n'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport kubera icyo byibaza gukorana hari abantu nabonye babikomojeho dusohora na afishe nta bantu bagukuriye hari abantu babyibaje oya nabadutumye ngende ijwi rya rubanda nabadutumye dukorana neza dukorana neza urwego ubuse nkora gute ushinzwe iki niba ni urwego rw'ikirenga urumva rurankuriye urumva ndarwubaha ngo rukanyubaha hanyuma uko dukorana rero dukorana uburyo bwo guteza imbere Rayon Sport sugira ngo hari ikindi bateza imbere Rayon Sport natwe tukaza tugahuriza hamwe none uko dukorana neza tujyana tugendera mu mujyi umwe kandi icyo tugamije ari kimwe dukorana neza niba igihe tuzaba tudakorana neza rero bizaba byapfuye dukorana neza kandi cyane so ubu munsi cyo kuzereka ngo usubize icyo nishaka kumbaza uyu munsi turi gukora stati igiye kuzura tuzakora agenda nsemburi mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri turimo gukora reglement d'ordre intérieur bizaduha none umurongo mwiza none ujyanye n'amategeko mu buryo tuzajya dukorana na ruriya rwego ariko turabyandika turabishyiraho mu mategeko ariko noneho amategeko ni guidance ariko noneho twebwe bonne volonté n'umutima wacu buri utanahari n'amategeko hari igihe muyavangavanga so dukorana neza ariko bitavuze ko tugiye gushyiraho na guidance amategeko ari muri stati na reglement d'ordre intérieur bijyanye n'amategeko nyine twashyizeho ya RGB yaduhaye none se ubundi tutagiye kure perezida ubwo muheruka kumuhamagara hano kuri telefone ntihise babwira ati reka mbahera muvunyi barimo basangira kofi rwose yaba ari bonne volonté impamvu nari mbibajije ntekereza n'abandi babibaje nuko mu mateka ya Rayon Sport byigeze kubaho ko niyo mpamvu nange nagushubije buriya amateka nyine abaho kandi iyo bonne volonté ntabwo bazayobora Rayon Sport bose bazaba bayifite niyo mpamvu turi gushyira amategeko umushinga rero ntabwo ari ikibazo kibi umushinga waravuzwe umushinga wa Rayon Sport fan clubs zigomba gutanga amafaranga abagomba kugura shares umushinga wa Rayon Sport ugeze mwavuze nakoze umushinga wa Rayon Sport urebye tumaze nyine ameza hajya n'ameza abiri tumaze n'iminsi mikeya kwa 11 kwa 12 no kwa mbere so umushinga wa Rayon Sport urimo kugenda neza ndetse cyane bijyanye n'ibyo twifuza sinzi yenda niba uzi kujya muri detail kubimbajije mu buryo buri rusange mu kwaka ejo bundi mu ntangiriro z'ukwaka tuzakora inama y'inteko rusange twerekana amategeko abugenga tubabwira aho umushinga ugeze gusa umushinga aho ugeze ku kigero cya 90 ngo none utangire impamvu twabaye nk'abatinda ari amategeko turimo gukora stati na reglement d'ordre intérieur ari biriya turimo gukora nibyo bizadufasha nyine bizaherekeza uriya mushinga hanyuma none tujye muri feasibility tujye mu mushinga gusa nibyo nkubwira ko tugomba gutangira mu ntangiriro zo mu kwa kabiri umushinga nibwo tuzawuronshinga hari abantu nka batatu babajije ngo tubaze perezida Tadeo Twagirayezu ngo buryo abanye na Jean Fidel yasimbuye Jean Fidel wa Yezu rwose tubanye neza ejo bundi mwaratubonye Butare yari yaje muri match sibyo yari yaje muri match twaricaye tureba match marazima turatsindwa ariko tubanye neza nta kibazo mfitanye naja none ejo bundi na mobilisation dufite yo gushakisha uburyo naranamutumiye kandi nzi neza kazaza ndabizi neza kazaza so iyi mobilisation yahita ikomereza iri ryari gamije iki izitabirwa nabandi iri ku itariki iri ku ejo bundi kwa gatanu tariki zingahe nejo niba ari kwa gatanu nejo 24 igamije iki ibyo byose buri muntu wese yagisubiza Rayon Sport ni ikipe y'abafana igamije guhuza ibitekerezo tukaganira tukareba icyateza Rayon Sport imbere niba tuvuze ngo cyateza Rayon Sport imbere nyine tuzagishaka nidusanga kiri ngombwa ko tugishaka sur place tugishaka donc tuzareba tuzaganira kuri Rayon Sport turebe n'icyayiteza imbere so niba rero hari ibindi bitekerezo wenda reka tuze turebe no kuri telefone tuze turebe abandi bantu bashobora kuba hari icyo bifuza kubaza perezida Tadeo Twagirayezu mbere yuko tumuribera tukamurekura akajya no mu kandi kazi. Allo
uyu nguyu ntabwo bikunze Efuremu gura bureba no kuri YouTube. Allo Allo Oui. Yego. Wiriwe neza. Muraho. Muraho. Ego nitwa bava kuri Posiyane nk'abandi mu karere ka Ngororero. Umurenge wa Sovu nk'abandi umureyo. Ariko mfunguye none ahangaha radio. Asanga hariho perezida. Agira ngo munsobanurire ku bakinyi sport ishobora kuba yaraguze muri iyi minsi yasinyishije numvishe babagande. So yabivuzeho ntabwo Rayon Sport irasinyisha umukinnyi, hari abari gukora igeragezwa ariko hakaba ari umwataka umwe, ubwo ndizera turamusubiza kuri radio. Hari abari gukora igeragezwa ariko hakaba ari umwataka umwe uzaza ku itariki 26 ni ku cyumweru, ariko we ntabwo azanyura mu igeragezwa, azahita asinya. Icyo nicyo yavuze kuri abandi baracyari muri test turacyabagerageza. Nabari kuvuga ibya bisi nabo bakererewe. Bisi president yakivuzeho. Ariko reka mubaze ari kuri murongo. Yagiye. Niba yagiye ari kumva radio kuri umufana wa Rayon Sport, uruhare rwawe uyitekerezeho n'uruhe nawe mu gutuma Rayon Sport igera kuri ibyo bikorwa mu isaba kugura abakinyi no kugira gute. Niba ari ntargo rero ushaka ahantu utanga urwo ruhare rwawe kugira ngo twese tugire gute tugere kuri ibyo nyibyo ushaka nyine, kuko abo bakinnyi byose bagurwa n'abafana ba Rayon Sport. Ntago natwe turabafana, nange president umufana. Ubwo rero kuri bisi yavuze ko bateganya ko n'ubundi bazatangira retour ihari. Ndabona nacyo abantu bakigaruye cyane. Hari n'uwavuze ngo ntimubasanga desante gusanga abafana. Kandi kuva ubuyobozi bwaza muri ayo mezi abiri muvuga amaze kubona n'amafan club atandukanye yagenda basura kandi biranakomeje na diaspora nayo barimo. Diaspora twaraganire kuri Zoom. Mbonye abo muri diaspora. Diaspora dufite groupe yitwa Dina twaraganiriye cyane, nabo baraganiriye kuko byo bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo twaraganiriye kuri Zoom amasaha nk'abiri. Umuntu uri muri diaspora wese ya kwinjira muri Dina rwose cyane. Uyu munsi turaza uyu munsi kuri social media z'ikipe turaza kubatangariza uburyo abantu bari mu mahanga babuze uburyo baganira Rayon Sport, basupporting Rayon Sport, ba joining iyo Dina support, kumenya makuru yayo, kuyiganiraho. Turabaha umuntu ushobora kubinjiza muri fan club yitwa Dina. Bikoroheye cyane. Dina ni fan club idufasha cyane, iri active. Nejo ubundi twaraganiriye kandi hari ibyo duteganyiriza byiza. Ahubwo mwahita mubabwira uko binjira. Turabibakorera murabitangaza. So Efure, ndumva twagana ku musozo w'iki kiganiro cyiza tugiranye na perezida wa equipe ya Rayon Sport ndetse haravuze ngo n'umuvugizi ngo yiteguye ngo mutubarize ari tayari kudusubiza mu matsinda ngo irushanwa ry'ubutwari tugiye kwinjiramo. Ntego ariko wavuga kuri aya mara wamugana navuge ku irushanwa ry'intwari, amatsinda se bazabanza batwara igikombe. Irushanwa ry'ubutwari barahera kuri polisi kuwa kabiri saa 12 cyane. Turahera kuri polisi, turateganya ko muri gahunda dufite no mu byo dupanga turateganya ko tugomba kuyitsinda, ariko nayo ni ikipe ntago ngenda ngo ngere kwijana, ariko twebwe myiteguro turimo gukora n'ibyo turimo gukora turimo kwitegura nk'abazatsinda, sibyo? So nituva kuri APR nako polisi tuzakina na APR cyangwa AS Kigali ya izaba muri fuzi turifuza APR. Ntabwo nabitekerezaho cyane kubera iki kipe ya kabiri kipe ifite igikombe cya championnat kipe ishobora gutuma umutoza yirukanwa perezida gato kuko ari yo wifuza kuri finale. None urashaka gukora ibitoya cyangwa urashaka gukora binini? Ndi kukubaza njye nshaka gukora ibikomeye, ntabwo nshaka gukora ibyoroshye. Nshaka gukora ibikomeye. Urashaka APR kuri finale y'Heroes rwose, uwo ni wo mutima wanjye, ntabwo nkubeshya. Umuvugizi ariko igihena nabitangaje mbere rwose. Impungenge y'ubwo mfite zaba wenda demi finale kitakomeza ko yasezerwa na AS Kigali, ariko icyo nangiye kuvuga perezida we urumva ni president nyine, ariko ngiye ngomba kunyuzamo kashamura nkagashyiramo. Icyo nangiye kuvuga abareyo abakunzi umupira w'amaguru nibaze muri iyi mikino y'igikombe cy'intwari, nibaza aya masitade tuyuzure kubera impamvu nakwite ebyiri. Impamvu ya mbere harimo icyo kintu cyo kwereka urukundo intwari z'u Rwanda ziba zaritanze mu bihe bitandukanye, mu byiciro bitatu: intwari z'imanzi, intwari z'imena n'intwari z'ingenzi. Hanyuma
mu buryo bwa kabiri muze twenjoying uyu mupira tumaze igihe tutari umupira abantu hari ama equipe polisi n'ES Kigali bamaze igihe badakina kubera fazare yabo yarangiye hakiri kare natwe ni muze harimo n'ikintu bizinjiriza amakipe yanyu mukunda by'umwihariko Rayon Sport impamvu ya nyuma abari murabizi ko wa murindi wanyu polisi ejo bundi dukina muri championnat polisi umukinnyi wayo yaritsinze anabona ikarita itukura bamubajije aravuga ati kiriya gitutu cy'abari abaturage nicyo cyanteye pressure muze rero n'ubundi twongere tubikore gutyo dufite match kwa kabiri turabatumiye tubibutsa ko no ku myitozo tubategereje muze no ku myitozo tube duhari hari n'abavuze jazz ubushize nabonye mutangaza jazz zifitanye isano na jazz muzambara season itaha mu nizabafana gusa ni ikintu bita collection ujye ubibona n'ama equipe y'Iburaya ajya bikora ukabona hagati muri season ntago ari jazz z'abakinnyi ziriya nizabafana ni ukurimba ni imyenda yo kurimba na ikipe ni nkuko abantu bagiye babona imyenda ufite turakoste nako tujya kumera nko turakoste dufite amakora twagiye dusohora ama collections atandukanye ku buryo siza abakinnyi ziriya nizabafana ahubwo turi muri design yo turimo turategura jazz za sezita ku buryo zizazira igihe tuzakora Rayon Sport Day mu kwezi kwa karindwi jazz zaraje ariko izi zasohotse nizabafana rwose so irira president uti kuri stade ya company y'amatikira twiba pe biterwa n'ukuntu banga gufungura imiryango yose alokihanse kwa Toma maze tukabyigana barangiza match yatangira tukabyigana gusikana bikanga ubundi ufite message wese bagahita bamureka kandi scanned messages nizo bereka Rayon as purchased tickets avuze ikibazo cyiza cyane avuze ukuri yewe umufana rwose muhe nimero yake tuze no kuvugana kuko namukunze ntago company ntago navuga ngo bakaragiye ntago wenda harimo imikorere itari myiza ndetse twandikiye na Ferwafa rwose ko twebwe iriya mikorere reka mbabwire bafana ba Rayon Sport amaho dukura ni mu bafana twakiriye umukino wa Rayon Sport na polisi ugereranije amafaranga twagombaga gukuramo dépenses zivuyemo ntago byari hasi ya miliyoni 25 kuko buriya twege stade turayizi kuko twege turishyuza tuba tuzi ibyo mpamvu tubimenya n'ishusho yayo ibigaragara natwe tugira n'amamatch amiko twakira twashyize hanze amatike twagombaga gukina kwa Kange Robben kwa gatandatu twashyize hanze amatike kwa gatatu kwa kane systeme ni yakoze kwa gatanu systeme ikora amasaha nk'abiri gusa kwa gatandatu umunsi wa match kuva saa 7 kugera saa 12 match 11 n'igice ntago systeme yakoraga gukura amatike kugeza aho giye ubwanjye mfashe icyemezo ndavuga ngo nibagerageze gushyira ku kanyenyeri ka Rayon Sport ariko nibinanga kuko byari bimaze kuba nyine too much mureka abafana magire gute binjire perezida yarampamagaye ngira ngo aribeshye navuze ngo mureka abafana binjire nibona ari ikibazo mureka abantu baninjire ntabwo turi bubura amafaranga ngo tubure n'abafana so ndavuga abafana nibinjire nyuma yaho je nandikiye barwa kuko Ferwafa niyo ifitanye amasezerano n'abari yabishyuza narabandikiye mbabwira ko imikorere iramutse idahindutse kandi twege dukura amafaranga mu bafana ntago nditari kongera gukorana nabo nzashaka ubundi buryo ibyo rwose ndabivuze ariko simvuze ngo sinzongera ariko niri imikorere igumye kuriya kandi yewe kugira ngo ngire icyo nkora ari uko mbona amafaranga ku kibuga ntago nditari kongera gukorana nabo mu minsi ishize Ephraim amasegonda yatujyanye ndumva kumubaza ko cya engineer Herese yavuzwe ko babonaniye Kigali no muri Dar es Salaam ubwo ni perezida wa Yanga perezida wa Yanga cyangwa tubanze dutumike icyo baganiriye se icyo baganiriye niba koko baranahuye kuko Rayon Sport ntiyabitangaje perezida ndumva wakivugaho mu kanya gato twarahuye bisanzwe guhura na perezida wa Yanga ni ibintu bisanzwe twahuriye Dar es Salaam ndi mu kazi nabaje naho turahura hari byo twaganiriye yenda ubwo byo twaganiriye ubuzima busanzwe tuganira na sport kuko tuba muri sport mu buzima bwa buri munsi Ephraim yarakubajije cya engineer Heris Saidi wari kivuzeho byari uguhura just kuganira nta mushinga wundi kuko ari igihe kugeza ku Rayon Sport yakina Mikare na Yanga byari uguhura
nk'abafrendi ariko iyo muhuye ntabwo mu buryo mupanga yenda ibyo twaganiriye ntabwo navuga ngo ndabivuga uyu munsi yenda kuko harimo igihe bishobora kuzamo izindi apeshuma ariko twaraganiye tuganira no kuri siporo yo mu Rwanda na Tanzania kandi nibaza ko hari ibyo tuzakora nibyo tuzakora kandi nawe arabishaka cyane nabonye ari nawe ubishaka cyane kuko mu byo yambwiye bikena nababwa nuko arifuza gukina kuri ya stade iyi stade yacu yego wow ubutumwa ni bwinshi reka perezida tumureke na Robin umuvugizi ni bwinshi buvuga bantu bisanzuye nabanyane n'abavuze ngo ko perezida yambaye black and white ako kantu rwose ni ukuri niyo ngiye kugura banza na suvetoma banza kureba uko imeze nambaye ikoti rya blue fonce n'ishati ya blue ntabwo nambaye black and white rwose ntabwo bikunda ntabwo bihura ntabwo bihura nta mwenda w'umukara n'umweru ugira ndimo kutekereza sinkubone nkunda umweru nkunda blue na blue fonce ya niyo myenda na kaki niyo myenda nambara amabara aterenzane perezida reka tugushimire perezida mwakoze cyane turabashimiye kuri uyu mwanya mwaganiriye neza mwaganiriye abareyo mwaganiriye abasportif mwaganiriye abanyarwanda ubwo turabashimiye rwose n'umuvugizi wa equipe murakoze cyane ariko Gatare hari ubutumwa yaranyohereje Jarambere ndimo muvuga muri kandi twaza tumuvuga publicité avuga ati kenkayori bricotech ibikoresho nabiguze nshakana na nyoko ati he perezida Tade yarakwiye gutandukanya ideni n'impano abahereye impano ni benshi cyane koko ntibishyuza ariko abayigurije ikipe ibiyambaje kubambura ni ukubabihemo aho kubashwishuriza ngo ntibazishyurwa kuki atabaganiriza ko yenda iryo deni ryahinduka impano ntabwo nigeze mpakana ideni Gatare twaze tunakuvuga rwose nahoze mana tuvugana na Robin ntabwo nigeze mpakana ko ideni ritishyurwa kuko none ntabwo navuze amadeni Rayon Sport ifite ko ari tubwira dushaka ibisubizo ariko noneho hari ideni hari n'impano so ibyo twatanze navugaga muri Rayon Sport nk'impano ntabwo tubyishyuza ariko ideni ririshyurwa kuko reka dusa n'abasubira mu kibazo neza muri rusange ideni nishyujwe ngomba kurishakira ibimenyetso kuko ideni rigira ibyaryo rigira uko rigenda n'impano igira uko igenda so ntabwo ushobora guhakana ideni rero iyo uhakanye ideni hari urwego ruri kwemeza kandi ukaryishyura ndumva Jarambere gatarasubijwe so ubwo rero n'abandi babyibaza twari twabashimiye rwose ubwo amahirwe masa kandi mu mirimo yanyu navuga ko aribwo mu gitangira niyo mumaze amezi 2 muri ofisi kuba ku ntebe y'ubuyobozi bw'ikipe nka Rayon Sport ntabwo ari akazi koroshye abiri mu myaka 4 abiri mu myaka 4 urumva aracyari ibyo mwakoze mu gice kibanza na akazi keza bareyo bashima ariko akari imbere niko gakomeye ubwo ari ikiganiro cyabo abareyo bagishimye yego